Imana ikoresha itegeko aya masaha iguhuze n'igitangaza. Imana ikoresha itegeko abantu igiyane bicu barangiza. Turongeye turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Uyu munsi turongeye turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana. Reka tumuhe umwanya aritugezeho, kandi bibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Dushimiye Imana ko ngiye kuduha akanya keza ko kuganira namwe. Dushimiye Imana ko twemere tukaboneka mu mubare w'abantu bayo. Amen. Dushimiye Imana ko duhaye agahe keza. Haleluya. Amen. Tugeze mu kanya ko gusenga kugira ngo tuganire ibyanditswe byera, ariko aho uherereye hose turakuraritse. Inshuti zacu, abakunzi bacu, muradukunda natwe turabakunda. Muze mwumve ijambo ry'Imana, nta kindi mugendeyeho. Mwumve ijambo ry'Imana, nta kindi murebeyeho, nta kindi mugendereyeho, ahubwo mugendereye kumva ijambo ry'Imana. Yesu araryoshye, umwami Imana ni mwiza. Ngwino tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana y'ibyiringiro, Imana igira ikirema warangiza ukagikomeza, turagushimiye. Tugushimiye gukora kwawe no gutegeka kwawe. Isengeye ijambo ryawe kugira ngo uzubane naryo, wururuke. Haleluya. Uzutindane n'umuntu wese, kandi uduhere umugisha kuri uyu murongo. Amen. Tubashe kuganira no kumva buri wese agera ahava n'ahagera. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe neza. Amen. Ubwo Abisirayeli bavaga mu Egiputa, mu rugendo rwabo bahuye n'ingorane. Ubwo Abisirayeli bavaga mu Egiputa, mu rugendo rwabo bahuye n'ingorane. Imbere yabo hari inyanja itukura, kandi n'inyuma yabo hari abanzi babo. Batakira Uwiteka, ntibaba turanyura he? Imana y'Aburahamu ibambutse iyo nyanja. Batakira Uwiteka, ntibaba turanyura he? Imana y'Aburahamu ibambutse iyo nyanja. Bakimara kwambuka baranezerwa cyane, batera hejuru bati nta Mana imeze nkawe. Bakimara kwambuka baranezerwa cyane, batera hejuru bati nta Mana imeze nkawe. Uwiteka niwe warinze ya ntwari Saduraka, niwe warinze Meshake, arinda na Abedenego, niwe warinze Danyeli muri rwa rwobo rw'intare. Umwami n'igitangaza, sinabona uko muvuga. Haleluya. Hari ikintu kinezeza kikananyura umutima, nuko uwo mwami ukomeye ahora iruhande rwanjye. Naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Hari ikintu kinezeza kikananyura umutima, nuko uwo mwami ukomeye ahora iruhande rwanjye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe.
sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe muririmbyi yararirimbye ngo ubwo abisirayeli bari bari mu rugendo imbere bahuye n'ibintu bikomeye imbere hari inyanja kandi inyuma hari abanzi imisozi nyine murayizi ko yareshyaga ariko umuririmbyi yararirimbye ngo haleluya nubwo iyo nyanja yari ihari ntabwo bayipfiriyemo umaze iminsi uri wenyine umaze iminsi ufite ibibazo umaze iminsi ubukingo uri kurwana nabwo kugira ngo uburokore umaze igihe kinini ufite ibintu bikomeye by'amasikariye birebire haleluya ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe gahunda ni ukuri kumwe nayo umuririmbyi aravuga ngo Uwiteka wafashe Abisirayeli akabambutsa mu nyanja itukura niwe warinze Sadaraka Meshake na Abedenego niwe warinze Daniyeli mu rwobo rw'intare uyu muririmbyi aravuze ngo uyu Uwiteka warinze Daniyeli mu rwobo rw'intare ni nawe umurinda ikibi cyose ntabwo bafite bw'ikibi ntabwo bafite bw'urupfu ntabwo bafite bw'ibizaza nta nubwo bafite bw'ibigiye kuza nta nubwo bafite bw'ibyarangiye haleluya ngo kuko ari kumwe n'Uwiteka n'Uwiteka azamubera byose n'Uwiteka azamurinda haleluya mbese ufite Uwiteka niba mufite Yesu nashimwe ntugire ubwoba nubwo abantu bahaguruka imisozi igahura ku bwawe ntacyo uzaba kuko Yesu ni ufite urufunguzo rw'ubuzima bwa buri muntu Imana iguhire Mose yaravuze ngo iminsi ari mibi muzi ubwenge aricecekera niba ugeze ku nyanja uzabiceceka urwana urugamba Imana iguha umugisha reka dusome mu kubara 31 turava ku murongo wa mbere Abisirayeli batsinda Abamidiyani Uwiteka abwira Mose ati uhorere Abisirayeli Abamidiyani maze nyuma uzapfa usange ubwoko bwanjye Mose abwira abantu ati mutoranye abantu bo gutabara mubahe intwaro batera Abamidiyani kugira ngo Uwiteka ababahoreshe mukuru ingabo umwe no mu yindi y'Abisirayeli yose bityo mubohereze batabare nuko batoranya mu bihumbi by'Abisirayeli ingabo igihumbi mu miryango yose ziba ingabo inzovu n'ibihumbi 2 zifite intwaro Mose yohereza izo ngabo ari igihumbi mu miryango yose ngo batabare aboherezanya na Finehasi mwene Eleyazari umutambyi ajyanye ibintu by'ahera n'amakondera yo kuvuzwa ijwi rirandaze barwanya Abamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose bica abagabo bose bica n'abami n'Abamidiyani aribo Evi na Rekemu na Shuri na Huri na Reba abami b'Abamidiyani ko ari 5 kandi na Balamu mwene Beori bamwicisha inkota Abisirayeli bajyanaho abanyagano Abamidiyani kazi n'abana babo bato banyaga inka zabo zose n'imikumbi yabo yose basahura n'ibintu byabo byose batwika imidugudu babagamo yose n'ingabo zabo zose batabarukana isahu yose n'imiryango yose n'abantu n'amatungo imbahe n'imiryango n'isahu babizanira Mose na Eleyazari umutambyi mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko amen dusomye ijambo ry'Imana intego mfite haleluya intego mfite iravuga ngo guhora kw'Imana guhora kw'iki guhora kw'Imana Abamidiyani bari barahuye n'Abisirayeli
hari igihe kigenda Imana ikabikuretsa akanya gato atari ukwikanze. Abisirayeli bari bari mu kuri, ariko ngo igihe kiragera Imana ibareka gatoya, Abamidiyani barababona, Abamidiyani babagirira nabi. Ariko Imana iravuga ngo Mose, ntabwo nzagutandukanya n'ubwoko bw'Abisirayeli n'abamara guhorera ubwoko bwanjye bireba. Aba Bamidiyani babasuzuguye, ntabwo nzabura kubahorera kuko bwari ubwoko bwanjye butavumika. Vuga ngo ubwoko butavumika. Haleluya. Nuko rero ngo Imana ibwira Mose ngo Mose, aka kanya toranya ingabo, numara kuzitoranya uzohereze zitera Abamidiyani, nizimara gutera Abamidiyani ngo hanyuma zigende zihorera ubwoko bw'Abisiraheli. Imana iguhuze n'ingabo zije kuguhorera. Haleluya. Aya masaha wowe ntiwabyishoboza, aya masaha ntacyo kuvuga ufite, uyu munota ntacyo ushoboye, ariko Imana iguhuze n'ingabo z'Abisiraheli zije kuguhorera Abamidiyani. Imana ikwicira Abamidiyani mu izina rya Yesu Kristo. Hari Abamidiyani baduteza iminsi, hari Abamidiyani batuvuga, hari Abamidiyani batugendaho, hari Abamidiyani batubuza gutambuka, hari Abamidiyani bari mu murimo basina barati, hari Abamidiyani baturunguruka ibyabo ntibarebe bakareba ibyacu, bakabona ibyacu nibyo bikomeye. Ariko uyu mwanya Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Nubwo Imana yari yaretse Abisiraheli, ntabwo Mose yatandukanye nabo atarabona ineza y'Imana uburyo igeze ku Bamidiyani. Hari Abamidiyani bakuzengereje, Imana ivuganye nawe ngo toranya ingabo zo kurwana nabo kuko Imana kano kanya yamaze kubakugabiza. Haleluya. Nanjye ndumva Imana yamaze kungabiza Abamidiyani bari bamaze iminsi bari imbere yanjye, nawe wizereremo. Haleluya. Nuko ngo Mose Imana amubwira ngo natoranya ingabo, atoranya ngo buri muryango wose, agera no ku mutambyi nawe atoranyamo. Haleluya. Arangije ngo barabohereza, turasomye ngo baragiye. Haleluya. Barwanya Abamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose, bica abagabo bose. Haleluya. Imana ikoresha itegeko aya masaha iguhuze n'igitangaza. Imana ikoresha itegeko Abamidiyani bica barangiza uhereye ku bagabo bakuzengereje. Imana ikoresha itegeko ngo barabica barabarangiza kuko Uwiteka yari amaze kubivuga, yari amaze kubyemera, yari amaze gukoresha itegeko. Imana nikoresha itegeko aka kanya irahaguruka. Imana nikoresha itegeko ibyari imbere birahinduka impundu. Imana nikoresha itegeko Imana yongera ikumara umubabaro. Imana nikoresha itegeko ubugingo bwari bwarasaye mu byaha, mu nzoga, mu busambanyi, mu bujura, urumva umutima ukubwiye kwihana urongera wihana. Imana ikoresha itegeko kandi tuzatere n'ubwami bwo mu ijuru kuko mu isi gusa nta kintu byatumarira. Nuko ngo barangije kubica, bica n'abami 5. Reba ahantu hari abami 5 kubw'itegeko ry'Imana barapfa, abami baba barinzwe. Ariko bivuze ngo Imana ivuze. Haleluya. Imana ivuze, Imana itegetse byose bihita biceceka. Haleluya. Imana ikoresheje itegeko, nta mwami ugomba kujya hejuru y'Imana. Haleluya. Imana ikoresheje itegeko ku buzima bwawe, ntawavuga ngo uretse gutabara, ahubwo ngo nta n'umuntu ugikoma mu nkokora. Imana iguhuze n'igihe cyawe kandi Imana igushoboze kwica Abamidiyani bakurembeje, ndetse n'abami bagenderemo, abagabo bose bagenderemo, babandi tosisofayidoni bokesitanimando. Imana ikoresha itegeko. Haleluya. Imana ikoresha itegeko. Abamidiyani maranye na rugi ntuzongere kubabona ukundi. Haleluya. Imana yafashe Abisiraheli ibavana mu nyanja, niyo yarinze Daniyeli. Muri byo aravuga ngo haleluya, hari ikintu kinezeza
kikananyura umutima, nuko uwo mwami ukomeye ahora iruhande rwanjye. Haleluya. Ubundi byaravuze ngo ikintu kimunezeza iki kimwe, nuko umwami ukomeye ahora iruhande rwe. Haravuga ngo nubwo nagera mu gicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi kuko ndi kumwe nawe. Finali yo gutinya ikibi yibwire ngo bayi. Ubwo uri kumwe n'Uwiteka uteye ubwoba n'iki? Nuko abantu bagiye se Imana iri mu ruhande rwawe. Uteye ubwoba n'iki? Nuko byanze se ejo bisemera. Imana iguresha itegeko ikurikira Abamidiyani batsembe, kandi Imana ikoresha itegeko ikugeze mu mugisha wawe, kandi Imana ikoresha itegeko ikubambira ihema, kandi Imana ikoresha itegeko ijuru ryawe byanze. Petero azamuka mu cyumba cyo hejuru ngo yibarara ko umwana arazuka. Nawe uyu mwanya Imana ikoresha itegeko icyo Abamidiyani byawe bitambukane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusenga Imana. Waba uri mu bitaro Abamidiyani bakumereye nabi, hari ibintu byinshi byaba byateye, ariko reka dusenga Imana izane ubutabazi. Imana ijya yemera yuko dutabarwa bikatugirira neza. Ariko hano hari ijambo Imana yakoresheje. Uwiteka abwira Mose ati uhorere Abisiraheli. Amen. Intego iravuga ngo Uwiteka aguhorere. Imana yahoreye Abisiraheli, nawe iguhorere. Nanjye Imana yabaye Abisiraheli, isi mporere. Akira guhora kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze Mana. Ntabwo nari nzi ko ujya uhorera umuntu, ujya uhorera ubwoko bwawe. Wahorera Abisiraheli babasuzuguye Abamidiyani, kuko uri Imana yanga agasuzuguro. Urangije kubahorera bicamo babona neza. Natwe turasenze ngo uze uduhorere. Hari aho kuduhorera hatandukanye. Ngwino uduhorere buri wese amenye ko Abamidiyani wabishe. Ngwino uduhorere buri wese amenye ko uri Imana yakoze. Ngwino uduhorere buri wese amenye ko ugira neza. Aba Data, ngwino uhorere ubwoko bwawe kandi udutsindishirize mu izina rya Yesu Kristo abambere gusa. Amen.